wenda Pazo arambwa ati saa 8 usanga ku Rwanda. Nde nanjye ku w'Imana tavuye. Ninde wavumu w'Imana yahaye umugisha. Nde wavumu w'Imana tavuye. Nde wavumu w'Imana yahaye umugisha. Ibintu yagahinda inkoko. Ngo byaturutse iyo mvugo yo kuvuga gutyo. Yo kuvanga umwako bose urumva yabyutse mu gitondo yagiye kwihigira bisanga izingu ibintu byose na amahoro agacaka bakajyanye udushwi twabwo tutujyanye umva byari mu gitondo urumva yagiye ko gahigo nk'izini nyamaswa ibivuga tumwako baho koko urumva byarayitunga va tumwako baho koko nuko iyo mvugo yaje nyuma yo kw'inkoko umwako baho koko nubwo ibyo mvugo yaturutse ku kuba igisiga cyaratwaye imishwi y'inkoko inkoko ibiri vugiye ngo mwakubaho koko irabivuga rwose niho hantu byaturutse n'isaha biracyakurwa ko mwakubaho koko tap wagwana umwakubaho koko ego byarabaye gita umeze fresh ariko nabo Pazo wumve ngo meze neza cyane kabisa ndi mu bicu nta kibazo na kimwe n'iki na kimwe mfite meze neza cyane yego gita mu minsi ishize hari umugabo witwa Kenisi wabonye ngira ngo ibintu yavuze nago tubigarukamo cyane yego ibyo kuvuga wenda ko abantu wenda badakoresha ubwenge cyane banakundwa kuri izi mbuga nkoranyambaga kuki ari mwe mwiyumvisemo yaba wowe yaba Yaka yaba Nzovu biriya bintu Pazo nabe kenshi abanyamakuru bakunze kubimbaza kenshi biriya bintu byakozwe nyuma yuko mva muri Genesis Comedy barambajije ngo ariko seta ngo kuki batafashe undi muntu ng'inyogo ye ngo bakayishyiraho ngo bakatafata mani ndi mu kiganiro ndakuvugisha mu kanya reka shire sarasenda urumva yego arambwa ati ububona ati kukire wari bashizeho cyabagashyiraho Yakamwana ati ubona mutari bigorye nabwo ati nta bigorye dufite Kenisi yavuze ngo kinago nabyumvise Kenisi yaravuze ngo banga gufata abantu bazima ngo baba promoting bajya promotinga icyo yashatse kuvuga ni Yesu atanga urugero aravuga ati example reba nk'ura mugabo uriya urongorana ku mateleviziyo bamwita gute Maritazari aravuga ati reba nka Maritazari bira ni ibintu yakabaye shyira muri societe ku isi yose ni societe y'isi yose ntabwo twava societe nyarwanda urumva aravuga ati ni ibintu yakabaye shyira muri societe y'isi yose urumva bishatse kuvuga ikirebe ntabwo icyo yashatse kuvuga yagize avuga Gitafu ngo avuge Yakamwana avuge uriya wa undi ni Gasuku niba ari Gasuku yashizeho n'indi n'abandi akora umuntu agiyeho udufoto twiza we yego mugabo arashika koko umwakubaho koko yego yagira ngo ahubwo muntu wabikoze yagira ngo twebwe dutomboke hanyuma mu industry tuje duhangane na Kenisi kandi Kenisi urizo kari mu bice yego ari hejuru cyane yego n'abanyamakuru basanzwe bakora ibi bitangazamakuru bisanzwe nta munyamakuru bimenyera Kenisi none se kuki usa nimwe bashyize kuri thumbnail nimwe bigorye thumbnail impamvu bayidushizeho natwe turi bigorye ahubwo yabikoze ku nyungu ze yagira ngo acuruza yagira ngo waduturanye na Kenisi dutomboke none iyo nkuru akomeza yigurije yarahombye yahise abona ko muri abanyabwenge ahubwo uwo munyamakuru namukarabe abana wowe ndagukarabe narabivuze nabitangaje neza mu magambo meza nk'umwana wize senior 4 yabwiye ni ibi yabikoze ku bw'inyungu ze bwite kuko iyo biza kuba inyungu rusange yari kujya kuri televiziyo akavati turahomba yari gushyiraho Maritazari kuri thumbnail kuki zatamushizaho agashyiraho Gitafu yagira ngo nyine ugirebe iyo foto utugira ngo ni wowe bavuze narangiza ubundi agenda twikumva ni inyungu ze bwite yabikoze ntabwo iyo biza kuba inyungu rusange yari kujya kuri televiziyo kuri bose babireba urumva arangije ajya gutwika ngo aragira ngo Gitafu avuge wahise umwereka ko ufite ubwenge rero narize mani nize senior 4 umuntu wize senior 4 afite akenge bro ntabwo yapfa gupfumagura senior 4 wigagamo harya ibiki nikagamo bira bya maternity muri maternity wigaga maternity niba narize maternity urambwa ko njye muraza kujya kumvugisha njya kuvuga amanga bitari mu ubwenge ntabwo wajya kwiga imiburo myiza y'imini uri umuntu udafite mu mutwe ntabwo bishoboka ariko ko bari baguteza umutego udakoresha ubwenge wari kuwugwamo njyewe umva ubwa mbere umunyamakuru wa mbere akagisohoka yaramamagaye njya ngo ni muwe tafuri hehe Taso mukoboyi bigenze biti arambwa ati ndagwibumbijana mu kiganiro utavugana abazimu bake yego ndavana ibibumbijana uratokesha yego ndasenga ndavana abazimu bapfe yego amatwi babareza amarare bajya muri konse bajya muri koma bakandwara mibe arangije umutipa baramamagaye amaze kumamagara ngezeyo yego nagezeyo dukora ikiganiro rimwe kabiri aranje yambwa ati tafati muri ibigo genda bana ikigo kini wowe
Byaranze kuvuga ngo tuye turi ibigo gine naramenye ibyabaye arangije abarambajije urabona nk'ibintu KNC namwe ndetse ugenda gake namwe niburetse gato akivuga iryo zina wese ugenda gake namwe ni KNC ndabona hafi genda gake yavuze ngo mu Bugesera harahiye bahita bahazima vuba vuba KNC buri utama gitazi ko abantu babitiranya njye muri industry nakugura umunyamakuru wakuzimya akagukira mu mva bakagushyingura neza ukanibagirana niba nagukure n'ikiriya ahubwo yego KNC nta muntu umumenyera ahubwo ndaramusuje ahubwo KNC bye aba bantu bashaka konderanya nawe reka ejo bazajya kubona abone dukoranye ikiganiro cyangwa n'amamagara cyane byabaho cyane ambaza iby'isi ya none KNC gane ni nararibonye ni nararibonye cyane ibiganiro byacu birarebwa mani bigira ahantu hose cyane aba bamutwara se barabireba abanyeshuri barabireba irondo ry'umwuga rirabireba irondo ry'umwuga se gusa ahubwo yego ni ukuvuga ibintu byacu birakurikirwa hanze abaminisitiri bo hanze barabireba mani barabikurikirana bakabireba kuko ibiganiro byacu bikunda gukorwa n'abaminisitiri cyane ni ukuvuga ngo rero niba minisitiri afata umwanya akareba ikiganiro cya Gitafu ni gute wowe urinde wo kutakireba ujya kujya kuri za tomeneri za tomeneri ngo Gitafu ngo yatutse KNC uzi ko ari byo mbese Tafu ibintu byo kwa Irene ngo ntabwo yakwishyuye nabonye warahatwitse akosa ayo makuru abava he koko njyewe ndi kwa Irene yego nanjye icyo gihe noza Manibu yaramamagaye yego Manibu isa ya saa 9 icyo gihe amamagaye mu ya saa ya saa 9 yego kuko twe dufite saa twaya Manibu bamugeneye amamagaye mbwira Irene icyo gihe amamagaye Irene twe tumaze kusoza ikiganiro umuhungu we yahisamo amafaranga makeya ndamwangiye amafaranga y'amaturasirere ndamwana ndagukubita ubwo birangiye nyine icyo gihe nyine ndamwana ngiye aya mafaranga ntago wayamana nta nubwo nanayakora ntago byashoboka urumva none kenuza nejo vuga ngo keneza ubwo baramamaga mbwa Tafu bimeze bite kutaza ndamwana ngiye amafaranga ngira ngo barayama rindira banza nyishyure arambaza ngo ariko se ngo nayaye n'abanyamakuru ndabaza ndamwana nta amafaranga nagarayama ibyo byonyine none umva iyo nkuru yasesekaye ubusore wayabona ngiye yaranyishyuye uwo ako kanya navuga ngo amafaranga ese makuru yavuye he simbize ibyo bintu ako abanyamakuru namwe muracukumbura urumva muduhimbira n'inkuru ngewe Irene nta kibazo mfitanye nawe nta n'umunyamakuru n'uyu n'umwe mfitanye ikibazo nawe aho ni sawa cyane kabisa abantu bazakwambara mu bukwe Bushido azaba nyambarije Bitray azaba ariko nawe azaba ari ku ruhande rwanjye yego nawe yakwambariye nawe yanyambarije hanyuma tuzajya dutamo urumva muri noza ZOO nawe azaba ari ni ukuvuga ngo bano hanyuma ukahita ushyiraho noza FIFA cyane ipari oya buretse abaraperi ndabanza nshyiremo zino bano ba Diriru bakora Diriru ne bari Turampo bamara ndi magoshyamo abantu ubwo tubonyemo Bitray tubonyemo Bushido na Zeo Trap hari undi mujama undi waririmbye ngo Bruce the Fastest nawe aririmba Turampo bya byose nawe nzamutamo hari undi amakozi Shkevin azabarimo nuko kuvuga ngo Trump yose ni muri doti nibo muri noza mu bazanyambarira ni Trump yose Trump bwivuyeho ku ruhande none sasa tujye mu baraperi muri rap no mu audio score nuko kuvuga ngo Pifra azaba ari ku kigega uko najyo nizakwambara ahubwo ari pari wandi uri hafi y'umugeni kandi twamaze kupanga ko bariya bakwambara bari hirya gato pare we mugendana wakaboko kandi atunganya ikote areba ko karuvati iringaniye neza cyane ubwo pare wawe azaba nde azaba ari pare wawe hanyuma Dogi Kemozero Bulldog ubwo namupanga hehe twamushyira se Bulldog Dogo amushyira hera azaba ari DJ tumugire DJ akaza amixinga cyangwa DJ wa Brian twamugira nk'umuntu wenda uzaba ari umusaba adusabira asaba umugeni abari inyenyeri nayo umuntu ugusabira mu misango abari Dogo azaba ari MC hanyuma dufata Green P azaba ari ku gatutu ne bari agatutu ni ukuvuga ngo ntabwo ubukwe bwa nyine nabupanga neza ariko uko biri kose ubutani twongera gukora ikindi kiganiro uzabiri ku murongo byose sonde mu makwe uko bizagenda imodoka zizadutwara amamoto azatwara muri dote umugeni wanjye ukuntu azaba yambaye ahantu tuzarara indirimbo nzaba muri imana ni birebire
ikaze kuri Voice Official 250. Yes, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze neza, mwe mwambo dukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye, tugaruka amakuru agiye atandukanye vugwa hirya no hino ku isi. Voice Official 250 ndagusuza kandi ndagushimira wowe dukurikira abana natwe ni iby'agaciro cyane. Gitafu umeze fresh papa, meze bon. Hari ukuntu noneho usigaye ujyanisha utuntu ugakubitaho nk'ako kajaketi ugahita ukubitaho n'urugero nk'aka gatimba kawe kurya umuntu ahitabona ari ibintu biri bye organize cyane. Ibanga niri urimo gukoresha kurimo kwambara bidasanzwe. Ibintu ibanga nkoresha no ko nsenga Imana cyane buriya Yesu yari intege yanjye kandi uyizi ko Yesu nawe umwe mu bantu bakundaga kwambara. Arengo yango ko yavuze ngo iki? Inkoko rero nityagiye tuvugana na papi. Inkoko ngo yavuze ngo iki? Yavuze ngo mwako baho ko. Ese kari kavuye. Kari akantu hano katurutse. Inkoko bwaracyari muri kare buruturu. Mu masaa 11 za mu gitondo. None inkoko ibirabyutse nyine bisanzwe bigiye hanze n'udushwi twayo. Imaze kujya hanze n'udushwi ubwo ibigize gute ya nkoko udushwi agace kaba karatujyanye agace katujyanye iyo mu kiganiro ndaguhamagara mu kanya homwe noneho agashwi ubwo ngubwo agace kaba kajyanye udushwi nayo inkoko tumwakubaho koko umwakubaho inkoko yavuze tumwakubaho koko yabivuze nk'imyaka nungu nanga iryo jambo ryavuye iyi nanga byaturutse kuko umaze iminsi utrending ahantu henshi cyane hatandukanye. Nizihe mbogamizi umaze guhura nazo? Kurumva wumvishe ko ka Kenisi wasimbutse no mutego? Nizihe mbogamizi umaze guhura nazo? Imbogamizi umaze guhura nazo hari abantu bagenda bakankoresha nk'amapuraka ngo nateye amavi ugasanga nkoze neivi umukunzi wawe biradogereye. Hanyuma kandi ifite mu minsi wanjye murabizi so wundi harya ni wawo ugasanga bagiye kundana ni ukuvanga ibintu mura nabyo aho igihe ngiye na njengo ugiye gukora ikiganiro gisanzwe nkabona umuntu ateguye za puraka nkabona yateguye ngo twakoze za bebatse nawe yaneguriye abakobwa nazo ahantu yabakuye nkabona nkore ibintu bitaba nege yarakaza n'umukobwa mana wa muko mana ngamutse mu cyama kuko ibintu agiye kunkorera nkavuga ndi mu kazi reka byakira nkabikora nyine kubwa kazi ariko ngiye ibintu bibangamira nkazira puraka z'abakobwa twateye amada nakubise umukobwa abandi ngo agiye kundega biya bintu ni ibintu bishobora kuzagira ingaruka kuko mwatwe ngenda nkunda kubibona kenshi abanyamakuru mukunda kudutega udutego twinshi iyo muza guteze nk'ako kantu k'umukobwa mwateye ivi wa undi abarimo kwica amahirwe yawo ndimo zakundana kuko aya mukobwa umumagara cyangwa atita kuko wateye ivi koko n'ukuntu twakundanaga yego ati n'ukuntu tukwemera ugasanga ngiye ushatse umukobwa mubi koko sinukuntu yovuga agata usigaye ushyira mu bwenge bwinshi nyina uvuze ngo ushatse umuntu tuyishimiye niyo mvugo bakoresha ntabwo bavuga mubi koko uriya mukobwa ushatse buri wamwishimiye byaba atari imvugo nziza yego yego washatse ko umukobwa utishimiye mari wakaba unyishimiye ubwo twavuze hano wabyumvise yego ugasanga ari ibyo bintu nibyo bintu bimbangamira rimwe na rimwe ndumva mu bintu bimbangamira ibyo byo gutera amavi ngaho nakoze ngo turongorane tutarimo kurongorana bya nyabyo izo prank rimwe na rimwe nyine zangiza kariyeri y'umuntu kuko kenshi na kenshi umuntu akubonye wateye ivi yashaka kubona wateye umukobwa nda yashaka kubona bakuvanga agakobwa ngo k'imyaka 20 ngo wagiye kurongora ibyo byose ni ibintu bigenda byangiza kariyeri y'umuntu ugasanga ejo n'ejo bundi wa muntu aguhaga respect atangiye kugenda bigabanya avuga ati umuhungu n'umuti nta muntu kintu kirimo ni scam yigendera uzikare ibyo Jita biriya bintu bya Kenisi ntabwo byagukanzemo byaratrendinze cyane abantu bakibaza none se kuki wamugana abantu bakunda kuvuga ngo societe y'uyu munsi none ikunda abantu badakoresha ubwenge ubona mine byarahungabanyije iki kuri trend yawe abantu batureba n'abandebye n'abareba ibigano bya Jita muri comment ahanga kuri channel yawe Ange TV oya iyi ni Voice Official bazakire muri comment babitubwe neza babigire ni ukuvuga ngo ese umuntu bira ntabwo Kenisi yigeze avuga kuri Jita nisa nawe uri umunyamakuru nawe urimo kubikomplain ngaho ntabwo Kenisi yakureho urushisho yavuze yigeze avuga mo Tafo by the way ubabikoze yashizeho ifoto ya Tafo kugira ngo iyo muri rebwe cyane kuri trend ni trend niba trend simbizi urimo trending yabikoze ntabwo Kenisi yigeze avuga Tafo batazana muvuga n'abashaka kundanya na Kenisi nakubwiye na munyamakuru wakuzimya akagushyira mu mva akagushyingura yamara kugushyingura bese niba nagukore n'ikiriyo ese ubwo niba bashaka guteranya n'abanyamakuru bakomeye niba bashaka kwangwirene ngo yarakwambuye ngo Kenisi ngo nawe yavuze gusa ugushaka guteranya nabo
yes ibyo byose nyine no kuvango hari umuntu cyo ngo yambwiye neza ambwa ati jita bazakuvuga ati kuva babaye mustari uzavugwa bakuvuge wambaye bavuge utambaye bavuge ubwo bakimara kubimbwana riyakiriye ibyo byose rero n'ababikoze n'ababikora ni inyungu zabo bwite ntabwo ari inyungu za societe rusange kuko beza ko bari inyungu z'abanyarwanda rusange yari no kujya kuri televiziyo akantumira cyangwa agatumira n'undi muntu akabimubwira ko byose yabikoze ku bw'inyungu ze bwite ntabwo yabikoze ku bw'inyungu rusange. Okay, ariko urumva ko niye nama wagira abantu umva ko bagomba gukoresha ubwenge cyane abantu batumirwa kwari gihe nk'ubwo uhita uhubuka bakakwereka nyine video uriho kuri thumbnail ukabara tombotse yego ngere buriya niyo mpamvu nta n'umuntu ukingurira ngo na mukaro ntabwo nyingwa ngiye ubu ngo narayiteretse reka mukaro warayiretse uri murabaho gute zonga ngo za mukaro ugasanga ngiye kuvugishwa umuntu akubwiye n'ibintu nk'ibyo uratombotse uhise witamo mara icyo kintu nacyumvisha bwa mbere mu mutwe mera nk'umuntu nk'uko wafata urusendo ukarumera mu bwonko bw'umuntu man numvishe ubwonko butangiye gucanganyikirwa nangiye kubona ahantu turi hari inzu kandi byari hari ahantu mu kajaride mani umunyamakuru ndamwari buretse iyo nkuru yisubiza inyuma genda gake ngo byagenze biti subiriramo ayisubira ndabona buretse gato nyuma ngo byagenze biti yego ndayumva neza urumva rero nta muntu ngewe ku mashuri yanjye nifitiye kuri sina 4 yanjye nifitiye akaba wari wambwiye kuzana biroti wazibagiwe sabiroti wazibagiwe yego kuri senior 4 yawe kuri senior 4 yanjye rero cyo nagwaza kujya kucira mu muriro nkureba nibishoboka nago nzajya mu muriro ntago byakunda abanyamakuru benshi bagenda bane kuntu ubwo butego ariko ndabusimbuka bro ngiye jya guracya ko mu muriro bazafate umuntu wize za primaire niwe bazajya gupfumagurika akavuga ibyo atateguye kuvuga ariko ngiye mvuga ibyo nzi neza ko ari ya nkuru itagira umuntu yangiza itagira umuntu ikomeretsa itagira umuntu ihungabanya mbese ya nkuru n'umuntu yubaka societe ya ntago societe ikeneye abantu za mental case ikeneye abantu ako jita uzi ko utwishemo mental case none se Zita umwanzemo ya senior 4 yawe urayimerita ubwo mental case no kuvuga iki mental case ni wa muntu ni mental nyine ni wa muntu ufite akabazo ko mu mutwe ariko nyine ako jita uzi ko ufite ubwenge ubyica ubishaka yego narize man kuraho urujijo wa mugana ubyica ubishaka kugira ngo ushimisha abantu nago nge mbyica mbishaka yego umbaza ikibazo ngakigusubiza uko nyumva yego yes umwakuboko nuko bango mwarimu ashaka kubaza ngo 50 gukuba karindwi ni kangahe cyaka kuba ngo 50 gukuramo 50 arasigara kangahe yego ufashe 50 ukuyemo 5 akubwira 50 urumva arasigara zero nyine 50 ukuramo 50 ubwo ni 0 arasigara 0 none se ubwo 50 ukuba na 0 biraba 50 ukuba na 0 biraba 50 na 0 ya 50 na 0 rego wavuzemo 50 nuko na 0 nese ubundi 0 nagibara biraba nuko na 0 biraba 50 yikube na 0 biraba kangahe 50 yikuba na 0 50 ugakuba 0 nuko vanga birabaga niba ari 50 niba ari 5 niba ari 500 ni hagati y'ibyo ngibyo ako jita ubebi wari utangiye kumva yego nijye narimo nkubaza bisubiza uko mbyumva nuko mbyumva ngewe 50 nushyiraho 0 haraba 50 biraba 500 akumva ishushanwa ry'isi ry'amagare rigiye gutaramira i Kigali yego UCI ya UCI no kuvangwa hano mu Rwanda twarabyiteguye cyane ubona byose biri ku murongo kaburimbo zimeze neza imihanda barayivuguruye ahantu hose hameze neza umutekano ni wose no kuvangwa amahoteli arimo arategurwa ibintu byose bimeze neza mani bundi hano iwacu Rwanda no kuvangwa kugira nabyemere ko none tugiye gutumbagira byabina amahanga yajyaga avuga ngo Rwanda ngo football wamenye ko Amavubi yakoze amabara wabibonye nabibonye igitego cyande hajya n'into gitsinze Mugisha Gilbert Mugisha Amavubi yatsindagiye agomba kuba ari mara ry'inkoko urayimwemerera inkoko agomba kuyimutama rwose none se Amavubi yatsindagiye yakinaga hajya ni Zimbabwe ariko abonye ibintu Zimbabwe twayikoreye twayikubise natwe Nigeria yari yadutsinze abafana bayo bose bari mu bitaro reka bashavuye bamwe bagiye no kwiyahura ariko nabo yako Nigeria yari yadutsinze nayo Nigeria yadutsinze yagabana Nigeria iranaroga ntago njya nyizera neza ntago njya nyizera Nigeria ase bavuze World Cup bavuze iki World Cup ubwo ni ibiki ubwo ngo utangiye kuza byabyo nyine usubizo ku byumva nyine World Cup mba numva ari World nyine ni World ukakubitaho n'igikapu World Cup yego ubwo nuko wangwe
se nkubeshye ngo wadi cup no kuvuga iki ni ukuvuga ngo wadi ufata wadi ni twicara igikapu nyine wadi igikapu nyine wadi ndibona byo ko kubita igikapu hanyuma se wadi yo ni igiki igikapu barabyuma ko ari igikapu wadi se none ndamenya ni ibiki mwaka gira imana reka muri comment badufashe bahita babitubwira mu kanya ariko bisubiza uko ubyumva notabene notabene wivuze iki byo notabene nota na amanota notabene amanota ya benese ya bene yes G-Tough ni iki kirimo kwishimira muri iyi minsi ndimo aho maze utrending muri iyi minsi ndimo ndishimira ko meze neza kuba nambukana kuba G-Tough najya nko mu ntara ngasanga G-Tough baramuzi najya Kigali yose ngasanga G-Tough baramuzi ni ibintu bishimisha cyane kuko ni ukuvuga ngo ngiye kurwara indwara y'umubyibuho ukabije cyane ubu ni ukuvuga ngo mine ibyo bintu byose bura ibyishimo byinshi umuntu arapfa kuko ugenda njya hano kuvuga G-Tough najya hano kuvuga G-Tough najya hano kuvuga G-Tough ngiye buri saha ndabyibuha buri saha mbese ni ukuvuga ngo ushobora gupfa se ahubwo ntabwo ariko ngiye ibintu byo gupfa ntabwo ndibamo buriya kera buriya iyo umuntu iyi nkuru iyo ukunze kuvuga iyi nkuru yo gupfa biragira upfuye iyo nkuru mukajya muyimbaza yo gupfa ntabwo birakatsindwa ngufite abana ndapfa none baragice none abanjyana Nyarugenge irimo abana beza gutya Nyarugenge irimo abana beza gutya wahita upfa ntabwo wahita upfa rwose ntabwo Imana yabinkora ariko se ngufite ubukwe ariko ngufite ubukwe niyo makuru aje yimiye mu mamotari inkuru zo mu mamotari zabaye ko ufite ubukwe ubukwe ni ukuvuga ngo ubukwe bwacu burimo burategurwa ku bukwe bwanjye ni ukuvuga ngo ndimo ndashaka kuzatumuramo ibyamamare gusa ubukwe bwanjye ntabwo buzaburimo abantu basanzwe ni ibyamamare mbese abanyamakuru bari hejuru abaririmbyi bari hejuru ni ubukwe bw'ibyamamare gusa nta muntu usanzwe uzazamo se n'aba Jay-Z bazaba burimo azaza i Kigali ni ukuvuga ngo ubu gikwe cyanjye kizaba kirimo ba diplomate bazaba bari kuri za Sebusiyo ba Bushido bazaba bari kunuza kuri za Dot ajya Dot birimo kuberamo ibiki Dot bari gusaba no gukongera Bushido azaba nyambari akambwira abantu urumva abantu bazakwambara mu bukwe ni ukuvuga ngo mu bukwe bwanjye Bushido azanyambariye azaba ari pari hanyuma uzambarira shiri wanjye kuko shiri twirinze kumutangaza kugira ngo bakaza cyane hanyuma ubu uzambarira so umuntu umwe ni wambariye umuntu we niba ushari kuzakwambara ni batanu mu baga bajya abantu bakwambara bari batanu kuko ko mani bari buze kumamagara kambo urumva ni batanu uwambere ni Bushido azaba no kuvuga ngo abantu bazakwambara mu bukwe Bushido azaba nyambariye Bitray azaba ariko nawe azaba ari ku ruhande rwanjye yego nawe yakwambariye nawe yanyambariye hanyuma tuzajya dutamo urumva muri nuza ZOO nawe azaba ari maza ni ukuvuga ngo bano hanyuma ukahita ushyiraho nuza FIFA cyane pari oya buretse abaraperi ndabanza nshyiremo zino bano ba Diriru bakora Diriru neba ari Trump bamara magushyamo abantu ubwo tubonyemo Bitray tubonyemo Bushido na Zeo Trap hari undi mujama undi waririmbye ngo Bruce the Fastest nawe aririmba Trump bya byose nawe nzamutamo hari undi amakozi Shkevin zabarimo nuko vuga ngo Trump yose ni muri Dot nibo muri noza mu bazanyambarira ni Trump yose Trump bwivuye ku ruhande none sasa tujye mu baraperi muri rap no mu audio school nuko vuga ngo Pfra azaba ari ku kigega uko najyo nizakwambara ahubwo ari pari wandi uri hafi y'umugeni kandi twamaze kupanga ko bariya bakwambara bari hirya gato pare we wamugendana wakaboko kukandi atunganya ikote areba ko karuvati iringaniye neza cyane ubwo pare wawe azaba nde azaba ari pare wawe hanyuma Dogi Kemozero Bulldog ubwo namupanga hehe twamushyira se Bulldog Dog amushira hera azaba ari DJ tumugire DJ akaza mixinga cyangwa DJ wa Brian kamugira nk'umuntu wenda uzaba ari umusaba adusabira asaba umugeni abari inyenyeri nayo umuntu ugusabira mu misango abari Dog azaba ari MC hanyuma tujye dufata Green P azaba ari ku gatutu
ko gatutu ne baraga tutu nukuvuga ngo nago ubukwe bwa nyine nabupanga neza ariko uko biri kose gutani twongera gukora ikindi kiganiro uzabiri ku murongo byose sonde mu makwe uko bizagenda imodoka zizadutwara amamoto azatwara muri dote umugeni wanjye ukuntu azaba yambaye ahantu tuzarara indirimbo za muri Imana nibirebire ukwe bwakataraboneka nese jita ikintu nibariza ni kimwe urumva ko watangiye gupanga ubukwe amafaranga yatangiye kuboneka amafaranga ntabwo nyine ubundi ubukwe urumva ubukwe n'abantu iyo ufite ubukwe nyine abantu baragutumira nakutumira ukora invitation ukamanika yawe urose niba pifura muhaye invitation yambura wenda nk'akajana hanyuma doki yazanzamuburamo 200,000 hanyuma ugabaye truas green pea nzamuburamo 300,000 ugabaye 600 ni benshi cyane ko numva ubukwe bwahita butaha ubukwe bwanjye byibuza tuzakurusha ubukwe buzaba bugizwe na miliyoni byibuza n'ibikabya Imana ifashije neza ubukwe bwanjye buzaba bugizemo na miliyoni 30 z'amanyarwanda ubukwe bwa 30 imodoka nzagendamo na ndegenda mu kirere nta bintu byo ku butaka oya mu kirere mbese nzakora ubukwe isi yose bazaza babishyira ku mateleviziyo ubwo bukwe bazabureba nk'ukwezi ko cyangwa umwaka bakibureba bavuga ati none byabibaza none tubyara agakobwa kanjye nibirebire wa mugabo byafite ukuvuga ngo ubwo bukwe inkuru zawe nizijya zishira ubwo urumva twageze mu makwe none twaje dutegura ubukwe bukomeze kugeza mu bye birangiye twite mupanga kubyara twareze twite dutandukana dukore divorce uzakora divorce se mubwira boss akutema amafaranga uzakora divorce ndavuga nyine ni mu ma episode ni twaye no inkuru yawe irakomeza ni season yani igihe twakora divorce tukakora n'ubundi bukwe bucyaje ni ukuvuga ngo ni season bazareba barebe n'ejo bundi barebe ni ukuvuga ngo pazo ikintu abantu babwira bagiye bibuka gukora share bibuka gukora subsapo bibuke gukora mbese byanyu basabwa gukora byose umutumirwa bagutumye ubu mubazane kugiye bazo rero ko tutwitwikiye imihanda gaje bakuba nitwikiye bakuba nimwereye yego bakuba nifitiye amamega gripo twiganira ku musozo kugira ngo narakure kugira mu zindi gahunda zawe ubu nyuma y'indirimbo wakurikiyeho iki nyuma yo gukora iyo ndirimbo yo gutwika wasohoye indirimbo mu minsi ishize ariko ntabwo irajya hanze neza biri official ntabwo irajya kuko impamvu nanze kwirinda kuyitangaza cyane kuko ndashaka kubanza kuba nayikorera ishusho gukora video nziza cyane ni ukuvuga ngo ndimo ninjye Imana ilimiti tugahura ushaka kuzahita musaba ubufasha agakora audition babarira dukore audition cyangwa se wenda ngabo namusaba akangura ka video kira ndirimbo ariko urumva n'ubundi kuko ari producer aregiye ansaba ko tuyisubiramo akakora remix kabisa nuna akaba yango njyangubisa n'agakalasi tugakora ibintu nyine indirimbo zimeze neza kuko ngewe mu bintu neganya ndateganya urumva ejo bundi nimara gukurongora umugore wanjye ngomba kujya nkora indirimbo zikajya zihahira umugore wanjye indirimbo zihahira umugore hanyuma comedy zihahira abana hanyuma ibiganiro bisanzwe bihahira abasaza ugiye gutangira na comedy se byose nzabikora nzambivangavanga niba ndari muri comedy njye mu ndirimbo niba ndari mu ndirimbo ngiye muri bya bindi by'abakecuru n'abana nuko bivuze kujya kwikorera comedy ku giti cyawe cyangwa bushize duheruka nawe umbwira ko Kiramani mwavuganye ariko bitararangira neza Kiramani twaravuganye ariko nyine urabona ko ubuzima bw'abasare basira kugira ngo uzabone umusare biba bigoye cyane nanjye agenda igita umuntu nkamubura yego nkuko nanjye harundi nkuko nawe element yakubuze nanjye harundi igita kamwe ni ibintu bibaho cyane ubuzima bwacu twiberaho nk'amagini ni ukuvuga ngo nyine twebwe umuntu mu kanya gato ushobora kubona umuntu mu kanya kamubura ariko icyo mpamya neza ni uko mpamya ko njyewe nyine Kiramani nituramuka nyine dukomeje kuzuzanya ibyo byose bizakomeza ariko ntabwo njye nzacika intege ahubwo gahunda afite ni ugukomeza ngatumbagira gusa rero numva ngeze ku rwego nifuza kugeraho ariko urasiye akamwana yakamwana we yaka muraho yego umva hano mubwire umurangiye ko garunda inoze musa umwakoko aho kana ko umwakoko kuzana katurutse umwako kamuntu ugira umwako nyine gitavuna gusobanura umwako baho koko byaturutse umwako no kugeranya n'ubu ubora no kwa televiziyo igahita ikwanura
umwako byaturutse ku nshinga inkoko ugezagara icyo bita ukorosinga mu muhanda niyo dressing reka nanjye naretojwe mugabo ari zagara dressing worejya kuzagara mu muhanda coaster ziri gutama niba kunyonga umwako ntabwo nta mwako bawo umwako waturutse ku nkoko to die is to die in English. Are you clear? Yeah, yes. I don't know English. I was speaking Kinyarwanda. Gupfa no gupfa. To die is to die. Uragenda zagarama n'imbwa y'Kigali irusha umuntu wo mu cyaro kwambuka mu muhanda. Yego. Nukuvanga icyo ubw'abanyarwanda nta mwakubaho. Umwakubaho koko. Nta mwakubaho. umwakubaho ni ibintu byaturutse ku nkoko inkoko ngo yateye ubushwi ibyutse mu gitondo igikona cyabitwaye urumva irangije ibona bitabishoye vatu umwakubaho icyo gikona cyo cyamaze iminsi ingahe cyamaze imyaka 500 ku isi ukubana no hano haturutse nyuma y'imyaka 500 yakarima kwanda ngo byagenze bite nyuma yo iyo myaka se igikona byagenze bite nyuma ya igikona nyine cyabayeho buri igikona gishobora kubaho kikabaho harimo ukuvuga ngo twebwe nabo tucyita igikona kore nkatwe b'abanyamasi tugita ikigona ariko mwakubaho koko umwaku ni wowe ushobora kugwa muri ambuscade nk'ukuntu wagwa muri ambush ushobora gukora accident ambush cyangwa se ambuscade. Thank you so much. turisoreza badukurikiye tunabashimira abantu bose badukurikira umunsi kundi wana natwe icyo nababwira nyamuneka mu bintu bibaho byose bya buri munsi jya wiga kugira urukundo wige gufasha nyine icyo ushoboye gukora uzagikore mu gihe ugomba kugikorera kuko iyo ugize neza neza bisanga imbere umuntu nagusaba igihombo ufite 500 cyangwa se nagusaba igihombo ubona bidashoboka fata 500 nawe usigane igihombi ejo yakubwira ngo Imana iguhe umugisha cyane ukabona iyo abantu benshi baba bavuga ngo Imana iguhe umugisha birangira Imana igwaye umugisha ariko nawe bavuga ati wowe abakuvuma wa muvumo birangira ukugezeho nyamuneka wirinde ikintu cyatuma umuntu akuvuma ahubwo ushaka ikintu cyatuma umuntu avuga ngo Imana iguhe umugisha. I want to ask you kuba yego kuvuma urabona urugero rwa hafi wenda Pazo arambwa ati saa 8 usanga ku Rwanda nanjye ku w'Imana Ninde wavumu w'Imana yahaye umugisha Nde wavumu w'Imana itavume Nde wavumu w'Imana yahaye ibintu by'imyaka no kuvumana ntago yakabyemera Jyita ko ibintu arimo vuga n'ibyo fresh kabisa arimo vuga n'ibyo wamugani yego tunisoreza rero ubwo n'ibyo ngibyo ukuvuga ngo iteka n'iteka iyo ufite uraho umuntu akuvuga ati wowe uri umwana urakapfa birangira upfuye jya uharanira muri wowe ko umuntu yabura avuga ngo Imana iguhe umugisha iyo ugira neza ugirirwa neza iyo nyine udafasha nawe ntufashwe no nibona ko ari cyo wakorera umuntu uzakimukorera niba ukibona utanakora nabwo wanamusapotinga wamuha n'ibitekerezo wanamusengera urumva amana ariko mwige mwiga gufasha kuko icyo kintu cyagusunika ukaba wazagira imibereho myiza. Asante sana Jyita abantu bakoze cyane kudukurikira ko natwe tubifuze ko ni nziza cyane abari Imana bari nawe. All right.